Turabaramukije mwese, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, turabakunda. Turi muri wa mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana, ariko turi kumwe na mwene data. Imana ijya imudutumaho, ntabwo ari ubwa mbere. N'uyu munsi rero Imana yongeye kumudutumaho. Birashoboka ko ari ubwa mbere wowe ugiye kumwumva avuga ubutumwa bw'Imana yamutumye ku bantu b'Imana, ariko reka tumuhe umwanya abanze atwibwire, hanyuma kugira ngo nawe wari utamuzi ubonereho kumumenya, wumve n'ibyo Imana yamudutumyeho. Yesu aduhana umugisha, tuguhaye umwanya rero, suhuza abakunzi bacu hanyuma ubibwire. Amen, amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwo nitwa Muyimpundu Claudeta, nkaba ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu anyemeza kuhaguruka nkayivugira nkayikorera muri uyu mwanya mfite ahangaha. Ubwo rero mfite abana 8, ndi umwadaperi, ibindi birenze ibyo Uwiteka ashimwe. Yesu amuha umugisha rero, reka tumusengere Imana hanyuma tugezeho ubutumwa Imana yamudutumyeho. Turagushimiye cyane Kristo, udukunda urukundo rwinshi rurenze uko turutekereza. Izina ryawe nirishimwe. Umuririmbyi we yuzuye umwuka wera ari kuvuga ku rukundo rwawe, yaravuze ngo nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacu ibigirira abantu bayubaha, kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke zacu. Tugushimiye yuko utuzi cyane kurenza uko twizi, kandi tunejejwe n'uko dufiteho imigambi myiza. Izina ryawe nirishimwe kuko udukunda. Wakoze rero kutwohereza mwene data kugira ngo tugezeho ubutumwa wamudutumyeho. Natwe duteze amatwi, kandi n'abadukurikiranye bose ubu butumwa bukore ku mitima yabo. Iri jambo ryawe rigende rikora icyo ritumye, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ubwo Imana yantumye ku bantu bayo imbwira ko bareka kujya gushakisha imana zidafite umumaro, ibyo bigirwamana birukanyira bashaka nta mukiro babifitemo, ahubwo ni ibibarira ubutunzi bwabo, nta kintu kizima bakuramo. Ubwo rero nkamwe mwayobotse ibyo bigirwamana mushakisha hirya no hino ibidafite umumaro, Uwiteka Imana yantumye ko mwabivamo mukayihindukirira kugira ngo ibahe ibyo mushaka byose, kandi nta feza nta n'izahabu ibatse. Ubwo rero muyoboke inzira yayo, kuko niyo ikiza indwara, abamugaye, impumyi, abafite ibibazo n'intimba ku mutima, n'ibizera Imana y'ukuri izabagirira ibambe, kandi nimuyihindukirira muzagira ibyiza byo mu gihugu yabateguriye. Ubwo rero uwari uri muri izo nzira ashaka indamu zo kugira ngo ashyire abo bashakisha iby'indamu zabo, nibayihindukirire Imana y'ukuri n'ubugingo, ubundi ibagirire neza, ibakize, ibakirize abana babo, ibakirize abagore babo, ibakirize abagabo babo, kubera ko yiteguye kubakirana impuhwe n'imbabazi. Ubwo nimuyegere, kuko nta kindi kintu ibasaba ngo mwitwaze usibye kwizera ijambo yadusezeranyije ko izatugira neza. Ubwo rero abafite inyota yo kumenya Imana y'ukuri nimuyegere, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ibizatubaho byose. Yambwiye yuko uwuyemera aka kanya yayihindukirira, n'uburwayi yari afite bwari bumurembeje, n'ubu afite kwizera yamukiza muri aka kanya ka nonaha. Mumenye yuko rero ibyo byo kujya hirya no hino mushakisha ubutunzi mushyira bitafite umumaro, ibyo ngibyo Yesu nta na kimwe cyamunanira. Nimuze twese, nk'uko nanjye yandengeye ikankiza, byari bingoye cyane, byari bikomeye, nubwo ngewe ubutunzi bwabanje gushira kubera uburwayi, ariko nkimara kumenya Imana y'ukuri ubwo burwayi bwose bwarahunze. Niyo ndwaje umwana, mu mwanya wo gushakisha ngo njye kwa muganga umwana, Imana inyobora kwizera, kwa kwizera kunturutsemo kugatuma nsengera umwana agakira. Nuje ambwira ko uburwayi bwe bukomeye, njyewe ndamubwira ngo izere, njye ntacyo mfite, ahubwo uwankijije aragifite. Ubwo akizera tugasenga,
twashaka tugafata n'igihe cyo gusengera bwa burwayi bugakira, agashima Imana. Nicyo rero nabwiraga abantu bayo bamaze kujaragira hirya no hino ngo bagaruke inzira zikiri hafi. Imana ishimwe. Yesu aguha umugisha. Reka dusome na rya jambo Imana yari yakubwiye ko turi busome. Imana kubera ko idukunda urukundo rwinshi yaranatubwiye kandi ngo dusome muri Yesaya 55 ku murongo wa mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Titire y'amagambo iravuga ngo agakiza k'umuntu gaturuka ku Mana. Umurongo wa mbere ukavuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amen. Imana irashaka ko tuyumvira rero, hanyuma ubugingo bwacu bukishimira umubyibuho. Abadafite ifeza n'izahabu mwese mukaza, kuko kwa Yesu birahari. Adufitiye imbabazi nyinshi n'ubuntu bwinshi. Imana ishimwe. Ndumva twasenga Imana rero, ndumva mwadusengera Imana kugira ngo Imana igarure imitima y'abo bantu bari bagiye kure. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, uri mwiza kandi ubereye mwiza. Abantu bose bagutegereza, abava mu masezerano nta mpamvu nibo bakorwa n'isoni. Ariko twebwe ntabwo dufite gusubira inyuma mu mitima ngo turimbuke, ahubwo dukomeje kugutegereza. Byatinda byatebuka, ubasha kugirira neza abantu bakubaha uko ibihe bigenda biha ibindi. Ni muri urwo rwego tuguhendahenze, kugira ngo bari bagiye kure, bari gushaka kujya mu bapfumu no mu bindi bigirwamana gushakirayo ineza n'imbabazi bitariyo, ugarura imitima yabo, kuko ariho ubasha kugarura imitima y'abantu bawe. Ubigarurire baraba bakugarukiye, kandi utwubake nk'amabuye mazima kuri wowe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kuri Imana idufite imbabazi n'ubuntu bwinshi. Ngaho kiza abarwayi, kandi utange buri muntu wese waze kwifuza kwe, ibyadukuza bikatugeza ku gakiza kawe. Ubiduhane n'abakwizera bose mu izina rya Kristo Yesu. Reka rero tumuhe akanya, hanyuma tumuhe umwanya asengera abarwayi. Imana yamuhaye umurimo mwiza wo gusengera abarwayi. Reka tumuhe umwanya basengere. Hanyuma nawe udukurikiye, ushobora kuba urwaye, wizere Imana iragukiza. Ushobora kuba ufite umurwayi wawe, umwizerere nawe Imana iramukiza, kuko hamwe n'iri sengesho no kubw'Imana yamutumye, kandi yari izi ko izagira icyo ikora ku bw'isengesho agiye gusengera abarwayi. Rero kubwo kumvira isengesho rikureme mu mutima wizeye, Imana iragukiza. Ndibuka ko Yesu nawe yajyaga ajya gukiza umuntu bamumuzaniye ngo amukize, akamureba akamubwira ngo ese urizeye? Amubwira ati ndizeye. Ati ngaho bikubera uko wizeye, agakira. Rero namwe mugire kwizera murakira. Yesu aduhana umugisha. Reka dusengera. Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, ibihe nk'ibi turimo Mana bigwereye abagenzi, Data mwiza, mpagurukanye kwizera nsengera abarwayi barwaye indwara za karande, abarwaye indwara z'imitima, abarwaye indwara za kanseri, abarwaye indwara zo mu bihaha, abarwaye indwara zitamenyekana. Iyi saha nziza Data wa twese wo mu ijuru, mbashyize imbere yawe Mana, ubarengere, ubakoreho Mana, ikiganza cyawe cy'iburyo kibakize. Abahuye n'impanuka Mana ubomore, ubakize. Ababyeyi bari ku masetanya guhora ku ngoma we, abo ngabo ubakureyo amahoro, ubaha abana bazima. Aka kanya Mana nsengeye abana batoya, dore uko bihishamo abadayimoni bakabateza uburwayi butandukanye. Nsengeye abapapa, abo ngabo Mana bakunda guterwa n'ibitero bitandukanye. Mu izina rya Yesu ndabasengeye, kugira ngo aka kanya keza uwizeye izina rya Yesu abashe gukira. Ngaho rero uko waturengeye kera kose, ko warengeye ba sogokuruza, na n'iyi saha uracyakora ibintu n'ibitangaza. Ukwizeye iyi saha akora ibintu n'ibitangaza. Mana we ukora ibintu n'ibitangaza, umukize.
urakoze kuko uri Imana igira neza. Buri muntu uwo ari we wese aka kanya aho arwaye ahafate, abashe kugira ngo ikimenyetso cy'ikiganza cy'Uwiteka Imana kibashe kumukiza. Urakoze kuko ubikoze kandi ukomeje kutugira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu abaho umugisha. Reka rero duhe nimero za telefone kugira ngo niba ufite ibibazo wamubaza cyangwa se ushaka kumuha ibyifuzo ku buryo bw'umwihariko ngo agusengere, nabwo ujye ubasha kumuvugisha. Ubwo nomero yanjye ya MTN ni 0786590498. Iya Tigo ni 0732909798. Ubwo nomero zanjye nizo, umurongo wanjye ntujya uvaho. Uwakenera kugira icyo ambaza cyangwa icyo yanyifashishaho mu buryo bw'uburwayi cyangwa mu buryo bw'inzira yo gusenga, yampamagara kuri izo nomero. Murakoze, amen. Sawa, murakoze cyane rero. Yesu abaho umugisha, naho ubutaha. Bye bye.